nta rukundo nta mugisha. Niba bari mu bibi bakosore, ugomba kuba wowe. Imana yacu ni imwe, Imana yageze ku ijambo ry'Imana riba riryoshye. Ahantu utangira kuvugishwa nka wa muntu ureba inyama, utangira kuvugisha ibice 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 20 haravuga ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Umurongo dusoreze aravuga ngo mwana wanjye komeza icyo so yagutegetse kandi we kureka icyo nyoko akwigisha. Ndahakunda cyane, niyo mpamvu inshuti yanjye nyifuriza kumenya Imana nta gihombo. Kumenya Imana ugira amahoro, Imana akugirire neza, amanuke mu byawe, mu kazi kawe, mu burwayi urimo, Imana y'amahoro ikuneshereze. Yambi umeze ute? Umeze neza? Nanjye ndashima Imana rurema. Uri kundeba ni amahoro? Uriyumva gute? Niba utameze neza umva ko Imana igukunda, Imana ikwitayeho, Imana rubasha, Imana yakuremye ihari ngo ikurengere kandi ikugirire neza. Humura yambi cyane, yumvemo amahoro n'ituze biva ku Mana. Imana iragukunda. Nawe umeze neza fatanyiriza hamwe uzamurire icyubahiro Imana, ubwire Imana ati Imana shimwa uko mbayeho kose, akira shimwe. Kandi niba ukora bikemera, wavuga bikemera, warya bigakunda, ibukana wa wundi nawe umugaburire, basha kumusetsa, ni ukuri Imana izakugira neza. Ndabakire cyane mwese, ni ukuri mbibutsa ko tukiri mu bihe byo kwibuka. Banira neza mugenzi wawe, ubuzi wagize ikibazo mube hafi, yaba umwana muto, urubyiruko, twavutse nyuma, hari icyo wakora. Niba warumvisha amateka ugahura na wa muntu y'amateka yakozeho, mube hafi, mukunde. Ashobora kuba yarabuze umwana, wamubera umwana, wamwereka ko akiri umubyeyi. Mugire urukundo kandi wumve ko mugenzi wawe igihe arimo nawe ukishyiremo, wumve uburemere bwabyo. Ni ukuri Imana izakugira neza. Icya mbere ni urukundo, nta rukundo nta mugisha. Ni ukuri tugira urukundo, bane neza mugenzi wawe. Ndabakunda cyane bakunzi banjye, bakunzi ba Malayika Kami Kevin. Imana ibahe umugisha, mpora mbifuriza ibyiza, mpora mbakumbura, nuba nshaka kuganira namwe, ariko ndashima Imana ikibarinze. Mbifurije imigisha bakunzi banjye. Icyo mbifuzaho ndagira ngo mube abantu badasanzwe, mugire urukundo muri bagenzi banyu, ntimwite ku bibasiga, ntimwite ku babavuga nabi, ntimwite ku bintu byose byabatandukanya n'Imana. Mwere imbuto, mube hafi y'Imana, muyegere. Imana izabakunda, Imana izabakundwakaza. Iyo ubaye mu by'Imana nayo iba mu byayo. Twishishikazwa no kuvuga iby'isi cyane. Wumve urakenera kuvuga filimi z'urukozasoni, ukeneye gutinda ku biganiro byasebeje mugenzi wawe, ntumwegere wenyine ngo mugire inama. Oya, ntabwo ari byiza, kuko igihe arimo nayo wakigeramo, uko avugwa nayo wabivugwa. Ese aramutse yitwaye nk'uko uri kumwitwaraho byagufasha? Urumva ari ikintu byakugezaho? Rero nta kindi bidusaba, ni umutima w'ubwenge, ni umutima w'urukundo, ni umutima wo gushyira hamwe, nibyo byonyine bizaturengera. Kunda mugenzi wawe, mukosore, mube hafi. Nakubwira ibintu bibi umuhakane ugati ibyo bintu ntabwo wari ukwiye kubimbwira. Ese kuki uri kumbwira uyu wamufashije iki? Ibyo bizatuma tugira ubumuntu n'agaciro. Ndabinginze inshuti zanjye, bavandimwe, bakunzi banjye, ndifuza ko turi mu rukundo. Ahandi bavuga ngo nta rukundo rukibaho, ngo abantu bihugiyeho. Wowe ba wowe,
ikitwica ni ukuba abandi tukigira tugashaka kuba nka kanaka niba adavugisha nanjye simbavugisha, afite impamvu no se wowe urayifite, niba ari impamvu waramuganije kumva kubavugisha bishobora kukwicisha cyangwa bishobora kujyana ku kintu kibi, bareka, ariko mu gihe nta mpamvu begere, niba bari mu bibi bakosore, wibatererana se bazaba bande, ni bande bazabitaho? Ba uba ugomba kuba wowe ihavuga ati ndashaka kuba uku nguku, uko ushaka uba uko, nubona bizakubyarira umusaruro mwiza kandi bigatanga umugisha uzabikore, nubona umwana wawe abikoze byagushimisha uzarushaho gushyiraho imbaraga, bizaba byiza. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ntawe mpeje, ni karibu cyane kuko Imana yacu ni imwe, Imana y'abakristo ni imwe, Imana y'abisilamu ni imwe, Imana yacu ni imwe, Imana iradukunda, buri wese agiye yubaha idini rya mugenzi we. Uyu munsi nifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya yera, ariko buri muntu wese ndamusabye ze tubane, waba uri umwisilamu, waba uze tubane. Ijambo ry'Imana warimbwira ko wasoma Korani nkaryoherwa nkumva mu byo nkwiye gukosora, nasoma Bibiliya ukaryoherwa ukumva ibyo ukwiye gukosora. Ijambo ry'Imana rihora ari ryiza, ijambo ry'Imana rihora ritanga umusanzu mwiza. Ndakwinginze nukunda ijambo ry'Imana ukumva ko Bibiliya ni igitabo kigufasha cya Korani, iyo ukurikije neza ni igitabo kigufasha kwikosora, yaba mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu rugendo rujya mu ijuru. Rero ndabinginze, ijambo ry'Imana riba riryoshye, ahantu utangira kuvugishwa nka wa muntu uba ureba inyama, utangira kuvugishwa mu gihe atarazirya, muri make nanjye mba numva mfite apeti idasanzwe. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Imigani ibice 6, umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 20. Haravuga ngo Imigani ibice 6 umurongo wa 16 kugeza kwa 20. Haravuga ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira, n'ibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Umurongo dusoreze uravuga ngo mwana wanjye komeza icyo so yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko akwigisha. Amen. Nyavuga amen, niba uri kunkurikira ujye uvuga nawe amen, kubera ko turi kujyana mu ijambo rimwe, sibyo? Urakoze cyane. Uyu murongo Imigani undi ni igitabo Imana, umwana wayo yakunda gukoresha imigani cyane ubwo yari ari kumwe n'abigishwa be. Imigani ni igitabo cyiza kiba kirimo amagambo akomeye, ariko ugira umugisha wo kuyasobanukirwa, ni amagambo meza cyane, ni amagambo aryoshye, ni amagambo ahugura, nta bintu byo kukubwira nka za ndirimbo za Salomo uti uri mwiza cyane, useka neza, niba ari ibibi gucira umugani ukabireka, sibyo? Ukumva niba igukebura, biba bisaba usobanuzi cyane, ariko Imigani igitabo cyiza. Uyu murongo dusome ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Imana yanga pe: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Amaso y'ubwibone, kugira ubwibone, kwirebaho cyane, ukavuga iki ngiki. Urugero rw'icyo naguha cy'ubwibone, ushobora kuvuga ati reka nambara aka gakanzu katamfashe gutya ngo abantu babone ko biri sexy gute.
ibyo ni ubwibone, ambara umwenda utagambiriye ngo bambone kumfashe babone imiterere yanjye, uyu ndamureba gutya itabona ko meze gutya, ba wowe wirinde igicumuza mugenzi wawe, reka ubwibone, ibintu byose ukora ugambiriye kugusha abandi cyangwa gutuma abandi bakurarikira ntabwo ari byiza, amaso y'ubwibone ntabwo ari meza imbere y'Imana, ururimi rubeshye hane kubeshya, witebya ngo ubeshye, wibigira akamenyero, kubona usohoka mu gusenga ukabeshya, kubona umara kuvuga ijambo ry'Imana ukabeshya, n'ibijya binakubaho niwibuka wabeshya uvuga ati umbabarire nakubeshya, usabe cyangwa usaba Imana imbabazi, Imana irakubara. Bavuga ko shitani izi aho dukora ibyaha ariko itazi aho twihanira, Imana izabana nawe. Uwiteka yanga amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, amaraso y'utariho urubanza. Hari umuntu ushobora kujya naho umuntu aje kukwica ugasanga wenda ubashe kwirwanaho, ntabwo mpamya ko Imana yakubaraho ayo maraso waje kwirwanaho umuntu agiye kukwica, wenda ukamukubita ikintu akaba arapfuye, ntabwo wari wabigambiriye, ariko we yari aje kukwica ku maraso yawe atariho urubanza, uwo nguwo Imana yamuhana cyane. Ni nk'abantu bakoze ibyaha muri jenoside, ugafata akana ukakica, ugafata umukecuru ukamwica, ugakubita ku gikuta, ayo ni amaraso y'abatariho urubanza. Imana izakubaza, Imana ibyanga urunuka. Mwige gusaba imbabazi, mwige guca bugufi, mwige kugira urukundo, ubone umuntu nk'umubyeyi wawe, ubone umwana nk'umwana wawe, muri make umukunde nawe abone ko ukunditse nawe agukunde. Umurongo wa 18 avuga ngo umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo. Umutima ugambirira ibibi, wigambanira kuvuga mugenzi wawe, wigambanira kubeshyera mugenzi wawe, wigambanira kumusebya, akorera aho asengera, imikorere ye, ibintu byose ngo umubeshyere, wicarane n'igikundi runaka uvuga ati akumuzi kanaka muzi uko ateye, ibyo bintu atari ukuri, kandi nubwo byaba ari ukuri, menya kumwegera, umuhugure, umuganirize, bizagufasha, kandi ni ukuri azakubonamo umuvandimwe, azakubonamo umukunzi, kuko umukunzi nyakuri akugira inama, umukunzi nyakuri ntabwo akwitaza. Amen. Ni ukuri twirinde kugira urugomo, kugambanira bagenzi bacu, wirinde. Amaguru yihutira kugira urugomo ni kimwe, kwihutira kuvuga inkuru, kwihutira kugambana, kwihutira kwiba, ukavuga ati ngiye kwa kanaka ariko ndasiga urugo ndusenyuye, ati ngiye kureba uyu tujye gura tuganira ariko ndamukorera ibara zinukwe. Mu by'ukuri wumva nta mpamvu, menye kuvuga n'ibyo ugiye kuvuga mu gihe ugiye kubivugiramo n'umusaruro biri butange, kuko ikintu cyose kigira ingaruka, wirinde. Umurongo wa 19 avuga ngo umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma nuteranya abavandimwe. Umugabo w'indarikwa, ubundi ijambo umugabo ni ikintu gikomeye, kuko no muri sosiyete umugabo mu rugo, umugore akantu karaba tukajya tureba ku batware bacu hagati mutware bimeze bite, nyine umugabo aba ari umutwe, umugabo ari ibitekerezo. Rero niba Imana ikubonamo nk'umuntu w'umugabo ukagira ururimi ruteranya abavandimwe, ni bibi. Umugabo w'indarikwa w'ibinyoma, ukagira ibinyoma, ukavuga ati reka agasuzuguro, se yakubwiye gutya kubera iki, mureke, amaze kwigira ibi n'ibi, ugateranya abavandimwe. Umuvandimwe ni umuvandimwe wundi, uko byamera kose umuvandimwe igihe kiragera, nubwo abateranya bagasubirana, amaraso abarame cyangwa imitima yabo ikaganira, nubwo abateranya ntibavugane. Umugabo nuhagarara ku ijambo, umugabo nuwifuza kubona abantu baseka, umugabo nuwunga abavandimwe bashwanye cyangwa inshuti, cyangwa aho uciye byacitse ukitambika ukavuga murapfa iki, ukabahuza ugakomeza. Uwo ni we mugabo, ntabwo umugabo ari uteranya abavandimwe. Kuvuga umuvandimwe, uri umuvandimwe wanjye, uri umuntu, ndi umuntu, twese turemwe mu ishusho y'Imana, turi abavandimwe, turaba kurwanirana ishyaka. Umugabo nahagarare umugabo nyakuri, Imana ikwirate,
nk'umugabo uri mu isi uhagarare ufashe intama ze kandi nawe uri intama ye, ariko Imana yatugiriye icyizere, Imana yaduciriye akanzu, Imana yemeye ko tuba abantu twaba ibikoko, iduha ubwenge, iduha buri kimwe. Ntabwo turiho ngo duteshe agaciro amaraso ya Yesu, ntabwo turiho ngo duteshe agaciro imirimo y'Imana. Amen. Umurongo wa 20 aravuga ngo mwana wanjye komeza icyo so yagutegetse kandi we kureka icyo nyoko akwigisha. Amen. Mwana wanjye komeza icyo so yagutegetse kandi ntureke icyo nyoko akwigisha. Amen. Mwana wanjye, iri jambo rirakomeye cyane. Komeza icyo so yagutegetse. Icyo data yadutegetse, data wa twese ni Imana yo mu ijuru. Ikidutegeka ni urukundo, ikidutegeka ni ukureka ubugome, ikidutegeka ni ukwikiranukira. Wirinda ko umubyeyi wawe wamukoreye ikintu kibi, kuko umubyeyi cyane cyane nk'umuntu umaze kubyara nibwo abona agaciro k'umubyeyi. Noneho kuri kote y'abamama bo bakabyumva kurushaho. Umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Komeza icyo data yadutegetse. Icyo data yadutegetse ni uguhugurana, ni urukundo, ni ukuvuga ibyo, ni ukumushima, no kumushimisha. Iyo uri umwana ku ishuri bakagutuma umubyeyi, wumva ufite ikimwaro, ariko iyo uri umwana ku ishuri bakagutuma umubyeyi kugira bamushimire baza ku igihembo runaka, uba wumva niyo muri kumwe muba museka, avuga ati mwana wanjye warakoze. Rero uriho ngo Imana uyinezeze, uriho kugira ngo aho ugeze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze wa rubyiruko, wikangwe n'imyaka yawe, wikangwe n'ibihurimo. Imyaka irashira, ubuzima burarangira. Wivuga ngo nta myaka ijana, imyaka ijana irahari, ariko kuba ikiranutse. Ese urashaka kurimbuka? Emera ugire ubugingo buhoraho, komera, shikama. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho. Ese kuki umuntu agukunda akakwitangira akakurema, wowe ukaba ubereyeho kugira ngo umwice umubabaze? Yaragukunze utamuzi. Tugire urukundo, tugire umurava, kandi we kureka icyo nyoko akwigisha. Nyabuneka, umubyeyi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Baravuga neza ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Umubyeyi w'umuntu aba akomeye cyane. Mama wawe aba ari mama wawe. Ahantu hose umubyeyi w'umumama niwe umenya situation y'umwana uko imeze. Umubyeyi w'umumama ahora aharanira ko umwana we amera neza, ahora amufatira iry'iburyo. Nubwo isi yahindutse, hari ababajugunya, hari ababarwanya, hari ababaroga, hari ababiyicira. Kwikora mu nda wowe wibwira ko hari ubuzima ufite. Itoza umwana wawe inzira akwiye gucamo. Uwo mubyeyi wiyubaha, uwo mubyeyi wikwiza, uwo mubyeyi urinda amagambo ye, wikoresha imvugo nyandagazi. Umwana wawe azakoresha iki? Ejo azabyumva umukubite. Wa mwana we, niba mama wawe afite ingeso nziza, kuki utamwigiraho? Kuki umubyeyi uguhugura wamusuzugura? Kuki wabirenza ingoyi? Ijambo rya mukuru riratinda ariko ntabwo rihera. Ba wowe ubahisha ababyeyi. Reka ababyeyi bishimire kukugira. Reka ababyeyi banezererwe kuba bagufite. Reka ubere umugisha ababyeyi bawe. Umva icyo agutegeka, kizakwambutsa ya nyanja ikomeye, kizakwambutsa bya bibazo. Umva icyo Imana yo mu ijuru ikwifuzaho. Imana izakurengera, Imana izakurwanira. Numva icyo ikwigisha. Ubaha ababyeyi yaguhaye, kandi nawe ugira ubwenge butekereza. Hari umubyeyi ufite ingeso mbi, wowe ushaka kwiha umurongo ngenderwaho, ariko data wa twese utajya utubeshya. Ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya usome. Niba usoma Korani, igifata usome. Gira umwanya wawe ufata usome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizakubatura, ijambo ry'Imana rizakuneshereza. Nawe mubona utari kugeraho uzabigeraho nukiranuka by'ukuri. Tandukanya, reka kubeshya, reka kwiyemera.
reka gushyushya inkuru, reka gusebya mugenzi wawe, reka gukora ibintu bibi, reka kugambana, reka kubeshyerana, reka kwifuza ibibi mugenzi wawe, reka ishyari. Mugenzi wawe nagera ku kintu cyiza uzamurire Imana icyubahiro, iyo abimukoreye nawe ejo izabigukorera. Humura, shikama, Imana iracyahari, izere, usome Bibiliya, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara, Imana izakubashisha, Imana izakwambutsa rwa ruzi ubona rwawe rukomeye utabasha, Imana izarukwambutsa. Ukuri nyako, ubuhanuzi butavangiye ni muri Bibiliya. Ndakwinginze muntu nyumva, niba ari bibi wari urimo bireke, ibyo nibyo biri kugutera imyaka, nibyo biri kugutera inyatsi. Niba utayibona uyu munsi, ejo ushobora kuyibona. Mu Mana nabonye haba amahoro, mu Mana ndahakunda cyane. Niyo mpamvu inshuti yanjye nyifuriza kumenya Imana by'ukuri, kumenya Imana nta gihombo, kumenya Imana ugira amahoro wese atabona, kumenya Imana uranyurwa, kumenya Imana wa mugani wanjye ngo ati mumvugire Imana, mumvugire Imana, Imana rubasha, Imana ikora, Imana ikiza, Imana yakurokoye. Ndakwinginze inshuti yanjye, umva icyo se akwigisha kandi ntukure amatwi ku cyo nyoka akwereka ko gifite umumaro. Amen. Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Muntu wari umurikiye, Uwiteka Imana akugirire neza, amanuke mu byawe, mu kazi kawe, mu burwayi urimo. Imana y'amahoro ikuneshereze, urukundo rw'Imana rugusakareho, ineza y'Imana imanuke ku buzima bwawe. Ariko iri jambo rigira icyo rigusigira, rigire n'imyanzuro rituma ufata, ureke kubeshya, ureke ibi bwaha wita butoya. Shitani iragenda imbere y'Imana ikerekana ko ari ibyaha bikomeye cyane. Ba maso kandi ijambo ry'Imana uribikire mu mutima wawe kugira ngo utazayicumuraho. Murakoze cyane, ndabakunda. Wibuke gukanda subscribe, wibuke gusharinga ubutumwa bwiza nk'ubu bugere kuwukunda. Ni Malayika Kevin, ndabakunda. Bye, naho utaha.